Ndi Esther niyo mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Uyu munsi ngiye kubagezaho short story cyangwa se inkuru ngufi yitwa Umutima ku mutima. Gusa mbere yuko dutangira wo dukurikiye banza ukore share, subscribe, ukana no ukazugera kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro gito kibona. Reka dutangire. Hari umunsi umwe ku mugoroba nibwo umukobwa mwiza cyane wari ikizungerezi, wari ufite amataye meza cyane, gusa wari umuhanga wakundaga gusoma ibitabo. Yari amanutse agana ku isomero. Uyu mu kujya ku isomero yari yabwiye ko hari ibitabo bishyashya byaje mu byo yakundaga gusoma. Ibyo nta bindi ni ibitabo by'inkuru ndende zivuga ku rukundo. Mu kwinjira mu isomero yahise abonwa n'umusore wari mwiza cyane witwaga Brian. Uyu Brian mu kumubona yahise neza yumva avuye mu bye, yibaza kuri uwo mukobwa mwiza cyane byahebuje kuri urwo rugero, agakomeza kumureba amuhanga amaso. Maya yarikomereje, nta nubwo yabonye Brian, we yarakomeje yigira hari bya bitabo yaraje kureba. Mu kureba ibitabo nyine yarebyemo icyo yakunda, arakibona agisosoramo. Mu kugira ngo agende ajya kucyandikisha ubundi asinye akijyane, yahise asitara ku kabati karimo ibitabo neza byose birameneka byirunda hasi. Brian nawe yari yagumye kumureba cyane yamukunze, ariko abura nuko yajya kumubaza n'amakuru. Mu kubona rero ibitabo biguye hasi, yumvise asakiwe, yumvise nyine ibineza bimutashye, ahita ahaguruka yihuta cyane ajya gufasha Maya gutoragura bya bitabo. Yarahageze aramusuhuza, aramwatereka ngo ufashe. Yaramufashije batoragura bya bitabo babisubiza mu mwanya wabyo. Maya aramushimira, amubwira ko rwose amufashije kuko yibazaga ko nari bubigenze wenyine byamuyobeye. Nuko Brian aramubwira ati "It's okay, nta kibazo rwose, byari ibyishimo kuri njyewe kugufasha." Nuko Maya ntiyanabyitaho cyane, aramusezera aragenda. Brian nawe asubira hahandi yari yicaye, ariko gusoma igitabo biramunanira, akomeza kwitekereza ku mukobwa mwiza amaze kubona umutwaye umutima. Ariko abo bombi ibyo byabo byabaye nk'ibirangiriye aho ngaho uwo mugoroba. Haciyemo iminsi itari myinshi, Maya yagarutse mu isomero. Mu kugaruka mu isomero, Brian yarahamusanze. Brian yaje mu isomero arebye hahandi n'ubundi hari bya bitabo, abona wa mukobwa n'ubundi yahari. None hashirika ubwoba ajya kumusuhuza, aramubwira uti "Maya bite, wagarutse mu isomero nanone?" Maya aramubwira ati "Hano rwose ndahakunda, nkunda gusoma, nkunda kuba nibereye hano ku mugoroba." Baraganira, amusaba ko yaza bakicarana ku meza imwe bakaganira. Maya yarabyumvise, ajya ku meza imwe nawe baricarana, buri wese aganira undi bitabo akunda gusoma, ndetse basangizanya n'ibitabo basomye, barishima karahava. Ariko muri uko kwishima no kuganira, Maya yaje kwibuka ibibazo afite ubundi ababaramo gake. Mu kubabara, Brian yarabibonye, aramubaza uti "Maya ufite ikihe kibazo?" Maya aramubwira uti "Mfite ibibazo mu rugo bitanyoroheye, nubwo ubandi hano ku ishuri, ariko mama ntago ameze neza." Mu kuguma kuganira, Maya yabwiye Brian ko mama we arushye cyane, ko papa we yabatereranye cyane, ko yibera mu nzoga n'abagore aho kugira ngo yite ku rugo no kuruhahira, ku buryo amafaranga ya buruse Maya yabonaga yagombaga guhaho mama we 20,000 kugira ngo abashe kurera barumuna we n'abasaza be bato. Ibi byababaje Brian cyane, nk'umwana wavukaga ahantu hari ababyeyi beza bafata inshingano ndetse mu bakire cyane, yumvaga bidashoboka. Gusa nk'aho ibyo byose bidahagije, Maya yamubwiye ko ku mafaranga yoherereza mama we ariyo yakagombye kuba yishyuramo resitora y'ibyo kurya, none akaba afite impungenge ko agiye kuzabura ibyo kurya mu minsi iri imbere. Ibyo Brian yarabyumvise. Mu kubyumva amubwira ko rwose agomba gutuza, amusaba gutuza, amubwira ko azamufasha agiye kureba ikintu azabikoraho. Maya basi yumvisha asa n'ugaruyemo agatege, yumva byibura agize ibyiringiro. Aba bombi rero barasezeranyeho. Gusa mu gusezerana, Brian yabwiye Maya ko bibaye byiza yamuha nimero ya telefone, ubundi bakazavugana akareba n'icyo yazamufasha. Maya yarazimuhaye, Brian arazibika, ubundi basezeranaho buri wese arataha. Brian rero nk'umuntu wagiraga isoni nyinshi cyane, yatangiye kwibaza icyo azandikira Maya. Atangira kwibaza ijambo azabwira umukobwa mwiza
mbese yari umuhungu ugira isoni ku buryo ibintu byo gutereta bitari ibintu bye. Mu kubura icyo abwira Maya haciyeho iminsi myinshi rwose ataramwandikira kuri za nimero, gusa kabaye aza gufata umwanzuro aramwandikira. Mu kumwandikira ariko yigiriye inama amubwira ko yamuguriye impano ashaka kuzamuha umunsi bazongera guhurira mu isomero. Bapanze kuzahurira mu isomero, umunsi uragira barabonana. Mu kubonana rero Brian yari yaguriye Maya impano y'igitabo mu byo yakundaga gusoma by'inkuru ndende. Amugurira igitabo cyiza cyane aragifunga, imbere yaho ashyira mu ibahasha irimo y'amafaranga 20,000 Maya yari afiteho ikibazo. Arangije yandikaho ngo mukobwa mwiza ntukababare, nzishimira kukubona useka ibihe byose, nzishimira kukubona utazongera kubabara igihe cyose tuzaba turi kumwe. Maya mu guhabwa impano yarishimye cyane, ahobera Brian, ubundi rwose bagirana ubwuzu karahava. Buri wese atangira kwiyumvamo undi, batangira kuganira ndetse byimbitse. Ntibyatinze rero basezeranyeho barataha. Mu gutaha Brian yageze mu rugo, nuko Maya nawe atangira kwandikira Brian amubwira uburyo impano yamushimishije ndetse utabyumva. Nuko Brian mu kubona ubwo butumwa burebure yari yandikiwe na Maya amushimira ko yamuhaye impano y'umumaro kandi nziza cyane, yahise amubwira ko yakishimira ko bavugana kuri telefone kurusha uko bakomeza kwandika. Brian agiye kugira ngo ahamagare Maya, inshuti ye Bruce biramuhamagaye kuri telefone. Mu kumuhamagara yamubwiye ko yaza kumufasha gutungura umukunzi we kuko yagize isabukuru y'amavuko. Amusaba ko rwose nk'inshuti ye bibaye byiza yahaboneka kandi rwose akazira igihe. Brian rero nk'urubyiruko, umuntu ukunda ibirori, ibyo guhamagara Maya yabaye asa n'ubyihoreye, amwandikira ubutumwa bugufi amubwira uti turaza kuvugana mu kanya kari buze, hari ibyo ngiye guba mpugiyemo. Yaragiye ariko mu gushidikanya kwinshi yibaza niba yabanza agaha amahirwe ikiganiro cye na Maya akareba ibyo bavugana wenda by'ingenzi, cyangwa se yajya mu kirori, ariko birangira nyine ahisemo ikirori. Ajya mu kirori na Bruce kigenda neza. Mu gutaha ariko yatashye atekereza Maya, anibaza niba atamurakariye kuba yaramubwiye ngo agiye kumuhamagara agahita yigira mu zindi gahunda. Yatashye afite ubwoba yibaza niba Maya atamurakariye, ariko mu kugera mu rugo Brian yasanze Maya yamwandikiye ubutumwa bugufi amubaza niba ari amahoro kuko yamubwiye ko ari buboneke mu gihe gito yakaba yatinze. Brian mu kubona ubu butumwa yariruhukije aravuga ati byibuze nari nziko yandakariye, byibuze kuba yanyandikiye hari icyizere. Nuko Brian yafashe telefone ahamagara Maya. Mu kumuhamagara baravuganye, yiyemeza kumubwiza ukuri, amubwira ko yari yagiye mu kirori cy'isabukuru ku nshuti ze. Baraganira, Maya aramwumva, amubwira ko nta kibazo, amubwira ko nawe yarahuze ahugiye mu turimo, ariko mu by'ukuri byari byamubangamiye rwose. Kwari ukugera gusa ngo Brian atuze ataguma kumva ko yakoze amakosa. Aba bombi baraganiriye karahava, nuko rwose bahoza urugwiro. Ariko rero mu gihe gitoya byaje kuba bitagenda neza, kuko uyu Brian iwabo baje kwimukira mu mujyi. Papa bamusaba ko yasezera kuri kaminuza akajya kumwishyurira aho bari bimukiye kuko yaragiye muri mission y'akazi zamara imyaka 2. Aba bombi rero babiganiriyeho. Brian abwira Maya ko agiye rwose kuzajya mu mujyi agahindura n'ishuri azamwihanganira. Maya yarababaye cyane rwose, ariko mbere y'uko agenda Brian yateguye kuzasohokana Maya ahantu ku kiyaga. Aba bombi barasohotse. Brian aganiriza Maya nyine ko agiye kugenda, aramuturisha amubwira ko rwose nubwo agiye kugenda ariko azamuzirikana, amufata nk'inshuti ye ku mutima. Aba bombi baraganiriye, batumiza ibyo kurya, bararya baranywa barishima, ubundi barataha. Mu gutaha ariko Brian yagiye yishinja icyaha, yibaza impamvu atamubwiye ko amukunda, bimwe by'urukundo ashaka kuba babashira ishushu. Reka nkubwire ko Maya nyine yaratangiye gufata Brian nk'inshuti yabonye, nyine bwa bushuti busanzwe, ariko Brian yashaka ko bijya ku rundi rwego kuko Maya yari yaramwibye umutima ku rwego utabyumva. Yari yaramukunze cyane, yarakunze taye ye, yarakunze ubwiza bwe n'uburyo yahise amwisanzura akamubwira ikibazo afite. Ariko nyine yatashye yicuza, yibaza impamvu atari kocoye ngo avuge ikimuri ku mutima.
uyu Brian yagiraga isoni nyinshi cyane, nuko ataha atarivuze rero atari kocoye. Ibi rero byatumye arara adasinziriye neza abura amahoro. Nuko ageze mu rugo yahisemo kwandika ubutumwa burebure cyane abwira Maya ko amukunda byahebuje. Muri ubwo butumwa niho yagaragarije amarangamutima ye, abwira Maya uburyo yamukunze uruhebuje. Maya nawe yamusubije ko rwose nawe yamukunze, amwemerera ko rwose bakibera inshuti. Bidatinze rero Brian yaje kujya mu mujyi. Mu kujya mu mujyi ajyana n'iwabo ndetse asezerana no kuri rya shuri. Gusa we na Maya basezerana ko nubwo Brian agiye kure, buri wese akaba agiye kure y'undi, ariko kure y'amaso ko atari kure y'umutima. Biyemeza rwose kuzashyira imbaraga mu kuguma guhamagarana, kubana hafi nubwo rwose batazaba begeranye. Aba bombi rwose biyemeza kuzakomeza urukundo rwabo. Brian mu kugera mu mujyi yahise arwara. Mu kurwara kandi arwara atangiye kwiga ku ishuri rishyashya. Byaramugoye cyane kugira ngo yiyadabute kuri iyo situation. Nk'umuntu rero wari utaramenyera, byasabye ko ashyiramo ingufu nyinshi. Amaze koroherwa atangirana amasomo n'abandi, ndetse nyuma yaho baza no gukora ibizamini arabitsinda rwose bigenda neza. Maya nawe yasigaye afite icyizere, yizeye ko umukunzi we rwose atazamutenguha. Nawe yashyizemo imbaraga ariga cyane, ibintu bigenda neza. Umunsi umwe rero Maya yaje kugira isabukuru y'amavuko. Mu kugira isabukuru Brian yibaza icyo ari bukorere biramuyobera, ariko yibuka ko hari abacuranzi n'abaririmbyi bari baziranye muri ako gace. Mbere y'uko agenda arabahamagara kuri telefone, abasaba ko bamutungurira umukunzi, ndetse ababwira naho bari bujye gufata keke, ababwira naho bari bujye gufata ururabo, ndetse n'ibyo bari bumuririmbire n'ubutumwa bari bumuhereze byose. Ariko abasaba ko byose biri bube hariho video call cyangwa se bamuhamagaye ku mashusho arimo abireba. Ibi byose Maya nta gitekerezo na kimwe yari abifiteho. Yagiye kubona abaririmbyi baraje baramutungura, arishima. Bamubwira ko ari boyfriend we Brian wabohereje, arishima cyane. Maya yari mu byishimo byinshi byari byasaze Maya. Yagiye kubona Brian bamushyize kuri video arimo agaragara, amubwira amagambo meza cyane y'urukundo, uburyo amukunda byahebuje n'ibindi byinshi. Maya yarishimye cyane, uwo munsi wamubereye udasanzwe. Brian we nubwo yavugaga ibyo byose, ariko agahinda kare kamushenguye. Yibaza umunsi azongera kubonana n'umukunzi we, akamwihera akadari uyimuhaye, akamuhobera. Byibura uwo munsi akumva ni inzozi. Ntibyatinze rero byaje kurangira, amashuri ararangira, imisiyo ya papa irarangira. Bafata gahunda yo kuzagaruka muri wa mujyi aho bari batuye mbere. Ibi rero Brian yabimenyesheje Maya, amubwira ko benda kuzagaruka. Ariko rero ntibyahise bikunda ku kanya, haciyemo iminsi ariko itari myinshi cyane. Baritegura baragaruka. Mu kugaruka Brian ntiyigeze agera n'iwabo aho babaga, wenda ngo ashyitse ibintu. Yahise agenda agana aho Maya yabaga. Maya agiye kumva yumva aramukomangiye. Mu kureba asanga ni Brian waje. Barahoberanye rubura gica, aramwakira, araruhuka, aroga, ahindura imyenda. Bose baritegura bemeranya gutembera umujyi iryo joro. Bagiye umujyi wose waka, bajya ahantu hirengeye hitaruye umujyi, bareba umujyi uburyo waka amatara wose. Batembereye umujyi bafatanya agatoki ku kandi, bakomeza kugenda bareba umujyi baganira, ariko rwose bahoberana, baseka, bamwenyura. Ubona rwose abantu bari bakumburanye ku rwego utabyumva. Mu kugenda rero bareba umujyi, Brian yagiye areba Maya mu maso, akamubonamo rwose umugore w'inzozi ze. Mu marira menshi y'ibyishimo arahindukira, areba Maya, aramubwira ati Maya, ndagukunda cyane. Iri jambo ryari ryarananiye kurivuga, ariko uyu munsi ndikubwire ndagukunda. Reka mbivuge nkureba mu maso, ndagukunda. Maya yaramwenyuye, ariko nyine disi n'amarira, ariko yayandi y'ibyishimo. Aramurira aramubwira uti rwose Brian, nanjye ndagukunda cyane. Naha dusoreje inkuru y'uyu munsi. Nyina ari Esther niyo Mutabazi. Iyi ni Esther Official TV. Ndabashimiye.